ngo nize guseka ngeze muri Gisubizo, abantu banzi nta gahinda ngira, ariko ndi umuntu ugira ama emotion menshi kubera ko Imana yangiriye neza. Reka mbabwire ikindi kintu, nubwo umuryango wanjye washize, ariko ndi umwe mu bantu bafite umuryango munini ku isi. Ndi umuntu ushobora kuva hano nkajya mu kindi. Imana yaranyaguye, ibyo byose nabiboneye muri Gisubizo. Mutware wanjye n'umwe muri Gisubizo, uvuga ngo nashakiwe muri Gisubizo, mbyarira muri Gisubizo, kandi n'umuryango wanjye nzakorera barankunda nk'umuvandimwe. Reka mbabwire ikintu kibereka yuko Gisubizo ari umuryango. Nubwo umuryango wanjye ntari ngufite nayo nashatswe, uzi umuntu afite umuryango yashatswemo, ariko afite n'umuryango yavutsemo. Gisubizo ni umuryango wanjye navutsemo. Nimba narwaye nibo bandwaza, nimba narwaje abana banjye bazi yuko ntari mu kazi mba muri Gisubizo. Nubwo bakiri batoya, ariko mbatoze ko igihe zaba ntagishoboye bazakunda Gisubizo nk'umuryango, apana nka ministeri, bazakunda nk'umuryango. Gisubizo bana akira, karibu cyane. Karibu. Hanyuma keke baze kuzana twese twumva uko imeze. Niba dukwira simbizi, ariko turamanaginga, we can manage. Kubera amatara birangora kubona abantu bose, ababikora badufashe wenda. Ndagira ngo twese hamwe munyemerere dushimira Imana yacu tuyikomera amashi menshi cyane, kuko Imana ni Imana yo kwizerwa ibihe byose. Bibiliya mu gitabo cya Yobu ni igice cya 8 n'umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo nubwo itangira ryawe ryari ritoya, ngo ariko amaherezo wakunguka. A small beginning, a humble beginning, but great end. Gutangira gutoya ariko amaherezo akomeye. Gutangira bidakunda ariko bikaguka bikagera kure cyane. Turashima ko Imana yabanye natwe muri uyu murimo w'Imana. Imana yatangiye, mwumvishije amateka yawo, wavuzwe, byavuzwe mu Cyongereza. Abata byumva neza turaza wenda kubisubiramo mu kanya gatoya, ariko turabishimiye kandi turishimira ko mwatwitabye uyu munsi mukaza kubana natwe. Abari hano mwese, abadukurikira online hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mwarakoze kubana natwe, abanyamuryango bacu n'inshuti zacu. Ndagira ngo nkore ibintu bikeya nihuse. Icyambere, nk'uko amateka mwabibonye ameze, hari abantu batangiye umurimo kandi bari hano hagati yacu. Munyemerere mbasabe vuba bihuse cyane, mu mwanya mugufi mutambuka imbere muze hano, kuko nta mwanya munini dufite. Turihuta kugira ngo turebe ko ibintu byose twabikora neza. Please mwihute, tubakomere amashi menshi cyane. Reka tubakomera amashi menshi cyane. Mwegera imbere, mwegera hano imbere. Aba bantu niba Imana yakoresheje n'abandi batari hano, aba nibo babashe kuboneka hano kandi babaye igikoresho cyiza cy'Imana. Ndagira ngo mwanyemerere tukabashimira, tushima n'Imana yabakoresheje. Bafite byinshi byo kuvuga, batangiye bigoye mu bibazo biremereye, ariko ndabaha umwanya mugufi cyane. Reka nsabe umwe wo muri bo agrica tubwira. Hallelujah, hallelujah. Kumbona abantu basa n'abatishimye kandi turi muri celebration. Hallelujah. Mu byukuri uyu ni umunsi ngiye ku giti cyanjye navuga ni nk'umunsi w'ama emotion kureba ibintu biri kubera hangaha
ugereranyije n'uburyo twatangiye biteye emosiyo. Haleluya. Ariko nabyo kandi ni ibintu byo kwishimira. Nagira ngo murabona abantu ukuntu bangana ugereranyije n'abantu bari aha ngaha ukuntu ari bakeya. Rero ni ikigaragaza ko Imana yakoze umurimo ukomeye. Uno munsi mu gitondo nahoze ntekereza nsanga Imana, umugambi w'Imana ku muntu ntago uhera kubera ko uri umuntu ukomeye cyangwa se ufite ibintu bikomeye. Oya, ni akantu gatoya gusa. Ugiye kureba igisubizo ukuntu imeze ku isi, iyo yaza kuba umugambi w'Imana ugendana n'abakomeye ntago tuba tumeze gutya. Iyo uza kuba umugambi w'Imana ugendana n'ibintu ntabyo twari dufite, ntago twari kuba tumeze gutyo. Ariko kubera ko umugambi w'Imana ari mugari, murebe ukuntu bimeze, ntitwakomera Imana amashi. Rero ndavuga ibintu bikeya gusa kubera ko umwanya ari mutoya. Ndavuga ibintu bigera kuri 4 mu by'ukuri bijyanye n'amateka y'igisubizo, uburyo twatangiye. Abantu benshi barabyibaza, igisubizo yavuye he, yatangiye gute, byagenze gute kugira ngo mutangire. Mu by'ukuri babivuze kuri video, simbisubiramo. Abenshi twisanze hano kubera ko twari duhunze intambara yabereye muri Kongo, tuza hano tuje kwiga. Abenshi muri twebwe nagira ngo icyo gihe twari babiri gusa, twari dufite imiryango, twabanaga n'imiryango hano muri Kigali, njyewe n'uwundi umwe. Ariko abandi bose nta miryango yabo babanaga kuko babaga ku ishuri. Rero icyo gihe kubera ko twavuye n'ubundi twari abaririmbyi ariko turi abana bato, icyo gihe njye nari mfite imyaka 18, none hashize imyaka 20. Ubwo mbabwireho n'imyaka yanje uko ingana deja murabyumva. Rero mu by'ukuri murumva ko ari ikintu gikomeye. Dutangira rero twatangiye, ndibuka umunsi wa mbere baduhamagaye kurimba muri Restoration Church Kimisagara. Icyo gihe bateguraga ubusi nk'ibibona, hari abanyeshuri bajya gusubira ku ishuri, hari ukuntu bakoraga igiterane bagasengera abanyeshuri, twumva baduhaye invitation ngo abana bavuye Bukavu bazi kuririmba, baduhaye invitation turagenda. Uwo munsi dutumaho n'abandi benshi, hari abantu baririmbye uwo munsi muri Gisubizo baheruka uwo munsi kugeza n'uno munsi batarayigarukamo, kubera ko twese twari tuvuye Bukavu, turagenda turaririmba. Twavuye aho ngaho invitation ziba invitation. Mu nyuma rero twaje gutumirwa muri Selpar. Tugiye muri Selpar turaririmba, baradukunda, baratubwira ati birashoboka ko ku cyumweru mushobora kugaruka. Turabwira ati nta kibazo, turagenda. Icyo gihe twari tutarakagira izina, badutumira gusa abana bavuye Bukavu. Rimwe na rimwe baravugaga ngo abana b'impunzi, tukabyemera gutyo nyine kubera ko ariko twari tumeze, tukagenda. Noneho byaje kugeraho Pastor Claude, sinzi niba yaje, Pastor Claude Kamuhanda, ariko wenda azaza kubikurikira natabyumva, naza kubikurikira. Icyo gihe aratureba aratubwira ngo guhera uno munsi ngiye kubita izina, ntago muzongera kwitwa impunzi, ntago tuzongera kubahamagara ngo abana b'Ibukavu, muri igisubizo cy'Abanyarwanda. Guhera uno munsi mubaye igisubizo. N'uwo munsi izina ryatangiye kugeza n'uno munsi, kandi ndahamya ndashidikanya ko ari igisubizo mu by'ukuri. Icyo gihe twari tubayeho mu buzima butoroshe. Aba bose mubona aha ngaha nta muntu wari utuye hari Gikondo uretse njyenyine. Abenshi bavaga Kimisagara n'amaguru, bakava Nyamirambo n'amaguru, hari bavaga Indera n'amaguru, hirya no hino bakaza baje ku ishuri. Kubera ko twari tumaze gutangira rero twavuga ati ntago bazajya badutumira tudafite ahantu turepetera. Twarepeteraga munsi y'igiti. Umunsi wa mbere turepeta twamaze nk'amezi 2 turepetera munsi y'igiti kuri École Congolaise, kuko nta hantu twari dufite. Ariko mureba ahantu Imana itugejeje, nibyo nabyo twabikomera amashi. Haleluya. Nihuse rero twaje kugirirwa amahirwe, umuyobozi w'ikigo aduha ishuri twarepeteragamo, turivamo. Turashimira itorero rya Louange. Mu by'ukuri niba hari abantu bava muri Louange hano, turabashimira. Baza kuduha ahantu twakoreraga repetition mu gitondo, kuko twigaga nyuma ya saa 6, tugakora repetition mu gitondo, tukajya ku ishuri n'umugoroba, noneho tukajya mu masorti mu ma weekend. Tuza kuva kuri Louange tuza kujya muri Selpar. Turashimira Selpar, hari abantu badufashije muri Selpar, ndashobora kwibagira Obadias, sinzi niba Obadias ari hano. Telefone ya mbere twagiraga twakoreshaga twese, murumva ko nari mfite imyaka 18, murumva abandi bari bangana gute. Nta telefone twagiraga, benshi ntibabanaga n'imiryango,
twari dufite telefone imwe Obadiya yatuguriye, buri muntu yajyaga guhamagara iwabo, tukajya gutira, twari twarahaye perezida Ndabunguye, ukajya gutira telefone kugira ngo uzahamagare iwanyu babwire amakuru y'ishuri n'ibiki byose, iwanyu bagukenera bagahamagara Ndabunguye akamubwira ngo nugera ku ishuri undebero runaka. Imana Obadiya niba ari ahangaha, Imana imuhumugisha, ariko kandi tuzamushakira gift. Turashimira famiye ya Pastor Nehemiya, amasengesho yose twakoze, ibyo twakoresheje byose, niwe muntu wa mbere wadufashe atatuzi, duhuriye gutya aho ngaho atwitaho, tugakora amasengesho twese uko twanganaga, tukarara iwiwe. Imana imuhumugisha, famiye yiwe Imana ibahumugisha. Abantu bo muri Selpar turabashimira, batwitayeho, batubayeho bishoboka. Ndashimira itorero rya Foursquare, twaje kuva kubera ko twasengera henshi hatandukanye, tujya muri Foursquare baradufasha. Imana ibahumugisha. Ndagenda nsimbuka soza rero, ndashimira abantu ba Alarm, bavandimwe nababonye hano, Imana ibahumugisha. Mwatubereye bakuru bacu beza kugeza n'uno munsi, mwaradushigikiye kuva umunsi wa mbere kugeza uno munsi turacari kumwe. Mu byukuri ejo bundi narimo ndabwira representa Mazeze bategura igiterane muri Amerika, ndamwese ko mutantumiye, ko nzi ko turi bamwe byagenze gufite ko muri kumbwira ku munota wa nyuma. Ibyo nabivugiraga kubera ko kuva umunsi wa mbere kugeza uno munsi Alarm Imana ibahumugisha. N'ibindi twabivuga, twasangiye naguraga umwenda tukawambarana na Birori, tukawambarana na Zawadi, tukawambarana n'abandi bose. Ni nako byari bimeze kuri Birori. Rero uno munsi kubaho Gisubizo igeze, kuba Gisubizo turi ku isi yose, kuba mwaje uno munsi ni ukubera aba bantu. Imana ibahumugisha. Dushobora kuvuga byinshi ariko ni mu ncamake, ariko imitima yacu irabihamya kuko ari Imana igira neza. Imana ibahumugisha. Reka dukomere Imana yacu amashi menshi cyane, itangira ritoya nyamara amaherezo akomeye. Umunsi wa mbere baririmbiye muri Restoration Church Kimisagara, turi kumwe n'umushumba Munyemera, haguruke tumushimire ku bw'icyo. Hallelujah. Umuseye dukunda cyane. God bless you so much. Ndasaba aba bakurikira bihute hano, Christine Mukobwa Jaha, Ndunguka Vanessa, Muzungu Mark. Mwihute. Abo bantu navuze ndabasubiramo. Christine ndabona yaje, unyegere hano. Ndunguka Vanessa, Muzungu Mark. Yes, murakoze. Ntabwo Gisubizo results, umusaruro wayo tushobora kuwupima mu buryo bw'igipimo gifatika, ariko turagira ngo tubereke ingero gusa ntoya mu by'Imana yabashije gukoresha bariya bari hariya n'abandi bicaye hano n'abandi badukurikira. Ndagira ngo duhere kuri Vanessa mushiki wacu ava mu gihugu cy'u Burundi. Umunota umwe, umwanya muto cyane, nawe udashoboye kuwugeza ariko tubwire. Yesu ashimye cyane. Nitwa Vanessa nk'uko babivuze. Hama nagomba ndababwira impamvu yatumye nza muri Gisubizo. Gisubizo nasanze ari umuryango mwiza ukundana. Kera je nari nzi ko Gisubizo yari y'Abanyamurenge gusa, ariko nasanze harimo amoko yose. Nanje cambona noza kwinjira muri Gisubizo. Hama abajene bagenzi banje benshi bazi ko kuryoherwa ari muri boîte no mu mubare, ariko no muri Kristo Yesu harimo ubuzima. Nasanze harimo byose twifuza kuruta bya bindi turondera hanze. Ego, hama ndashima gose kuba mwamaye umwanya kugira nsigure neza ku bwa Kristo. Imana ibahezagire. Amen. Iyi ni Impact y'u Burundi. Christine nuwa hano, benshi muramuzi. Hallelujah. Turashima Imana yuko yagendanye natwe muri imyaka 20. Amazina yanjye nitwa Christine Mukobwa Jaha,
ndubatse, ndi umumama, mfite abana 3. Umutware wanjye yitwa Bigirimana Elize. Imana yampinduriye amateka, ubu nitwa Mama David kubera Imana. Reka nihute cyane kuko byinshi yagiye avuga ku bintu byinshi, nanjye reka mvuge mu magambo makeya. Gisubizo abantu benshi bayifata nka ministeri, ariko ngiye nyifata mu buryo bubiri. Gisubizo cya mbere n'umuryango, ikindi cya kabiri gisubizo ni ministeri. Gisubizo twahuye mu 2004, nje bansanze muri Serpare ariho nasengeraga. Narererwaga mu muryango, ababyeyi banjye yari Mukiza. Imana ibaha umugisha n'amahoro aho bari mu gihugu cya Kongo na Amerika. Mbona gisubizo bwa mbere, nari maze imyaka 10 ntandukanye n'umuryango wanjye, mutandukanijwe n'amateka. Amateka abaye muri iki gihugu murayazi, jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye umuryango wanjye wose. Bansanga Gisubizo ndi umwana utagira se, ntagire se wabo, ntagire nyina, ntagire nyina wabo, ntagire musaza we, ntagire murumuna we, ntagire mukuru we. Nari mu gikombe cy'umwijima, ariko Gisubizo nyibanye mu 2004. Mbabwije ukuri ntago nayikunze kubera agakiza. Imyaka twari dufite ntabwo yanyemeraga ngo mvuge ngo nyine bageze ku kigero numva cy'agakiza mba joining. Numvise byari ibintu bibiri byatumye nkunda ministeri ya Gisubizo. Nabonaga ari abana turi muri generation imwe, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, numvaga ari abantu banyuze mu bibazo nk'ibyo nanyuzemo, bashobora kumva akababaro kanjye, dushobora kubana nk'umuryango bigakunda. Nageze muri Gisubizo rero, nyinjiramo nyine icyo gihe, dukomezanya urugendo rw'ubuzima. Ni ukuri twasangiye byose. Njya mabwira ngo Gisubizo nayiboneyemo ibyo umuntu yabonera mu muryango. Nize guseka ngeze muri Gisubizo, abantu banzi nta gahinda ngira, ariko ndi umuntu ugira ama emotion menshi kubera ko Imana yangiriye neza. Ndi mu bantu bake Imana ishobora kuba yaragiriye neza. Muratekereza ko icyo gihe nari nsigaye ndi umuntu umwe, ariko mfite umuryango w'abantu 5. Imana yaranyaguye, ibyo byose nabiboneye muri Gisubizo. Umutware wanjye n'umwe muri Gisubizo, uvuga ngo nashakiwe muri Gisubizo, mbyarira muri Gisubizo, kandi uyu n'umuryango wanjye nzakorera imisi yose nshigaje kubaho. Abana banjye bazi yuko ntari mu kazi mba ndi muri Gisubizo, nubwo bakiri batoya, ariko mbatoza ko igihe zaba ntagishoboye bazakunda Gisubizo nk'umuryango, apana nka ministeri, bazakunda nk'umuryango. Gisubizo baramfashije muri urwo rugendo kugeza umunsi, ntabwo bigeze bazi, kandi Imana ibamperaho umugisha, barankunda nk'umuvandimwe. Reka mbabwire ikintu kibereka yuko Gisubizo ari umuryango. Nubwo umuryango wanjye ntari ngufite, nari nashatswe, uzi umuntu afite umuryango yashatswemo, ariko afite n'umuryango yavutsemo. Gisubizo ni umuryango wanjye navutsemo. Nimba narwaye nibo bandwaza, nimba narwaje nibo bandwaza, nimba nabyaye nibo bampemba. Uyu ni umuryango wanjye kandi nta cyatandukanye nawo. Banyubatse mu buryo bw'umutima, ariko banyubatse no mu buryo bw'umubiri, babaye icyomoro cy'umutima wanjye. Ndashimira Gisubizo. Muhire ntahari niwe muntu naye gutangaho urugero. Gisubizo nkiyigeramo, Gisubizo nandabunguye, nibo bantu nkigera muri Gisubizo bafataga amafaranga 20. Hari telefone zimwe bashyiraga amafaranga ugahamagara, bagashyira amafaranga 20 bakampamagara. Rimwe nkagira gutya nkabona bavuye Kimihurura bansande Kimironko, aho nabaga kwa Mukiza. Guhera uwo munsi kugeza umunsi ntago turatandukana. Reka mbabwire ikindi kintu, nubwo umuryango wanjye washize, ariko ndi umwe mu bantu bafite umuryango munini ku isi. Ndi umuntu ushobora kuva hano nkajya mu kindi gihugu simbura homba. Ahantu hose nkumva afite umuryango, nta hantu na hamwe ntagera ngo numve nishisha yuko ndafite umuryango. Rero nshimiye Imana yanyubatse mu buryo bw'umwuka no bw'umubiri. Nshimiye Gisubizo, nubwo mubona ngo turaririmba, ariko mu by'ukuri uyu ni umuryango twasangiye byose. Twaragendanye, twasangiye amandazi, twasangiye mu karu, twambaranye imyenda, twaratangiranye, kandi ndasaba Imana ngo izaduhe kuzasohozanya, kandi tuzasoza urugendo amahoro. Murakoze. Reka dukomere Imana amashyi kubw'imirimo yayo. Yes, yes. Uku niko Imana yakoresheje aba bantu ngo babe igisubizo mu buzima bw'abantu benshi.
uyu ni Mark ava muri Congo. Mark. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est M. Sumbu Socrate Marc. Je viens de la République démocratique du Congo. Je commence par demander pardon parce que je n'ai pas fait l'orgueil, mais le protocole avait changé que ma sœur puisse parler. Raison pour laquelle j'ai insisté, mais ce n'est pas de l'orgueil, pardonnez-moi. Je crois que vous me connaissez, je suis votre enfant, ce n'est pas de l'orgueil. Le protocole avait déjà changé. Je disais que je commence par demander à l'Assemblée pardon. Le protocole avait déjà changé, avait substitué que la sœur Joyce puisse parler, mais c'est par après qu'on vient de me dire de parler à sa place. Merci. Or, je viens de la RDC, précisément à Bukavu, c'est là où je vis. Mais je suis originaire de Maniema dans le territoire de Kasongo, donc je suis Mubangu Bangu. Je vais, pour Guy Soubizo Ministry, je vais parler seulement des aspects. L'aspect socio-politique et l'aspect spirituel pour Guy Soubizo. Guy Soubizo avait une connotation communautaire en RDC. Non, Guy Soubizo avait une connotation communautaire en RDC. Donc on connaissait que Guy Soubizo c'est pour les Banyamulenge seulement. Le Saint-Esprit m'a aidé d'adhérer dans le ministère en 2010. Je me rappelle, mes sœurs Aline et Aimé étaient encore trop petites. Mais ce que j'ai fait lorsque je suis entré officiellement dans le ministère, j'ai commencé d'abord par effacer l'image négative qu'on taxait à Guy Soubizo en RDC. Les gens sont témoins, les Alexis et les autres. J'ai fait sortir Guy Soubizo en Ngouba, dans la commune d'Ibanda, et j'ai étalé le nom de Guy Soubizo dans 3 communes, Ibanda, Bagira et Kadutu. Et directement, il y avait maintenant la cohabitation pacifique entre d'autres tribus et la communauté de Banyamulenge. Je n'ai pas peur de le dire ici. Mon église Sepak Mungu Nipendo Nguba avait refusé de parrainer l'église 8e Sepak Shalom parce que c'est une église dirigée par un Munyamulenge. Mais lorsque notre chorale Guy Soubizo Ministries a chanté dans l'église Mungu Nipendo Nguba, directement il y avait une réconciliation entre église Shalom et église Mungu Nipendo. Lorsque la dernière croisade de 2017, toutes les branches confondues étaient accueillies dans l'église 8e Sepak Mungu Nipendo Nguba, qui n'est pas dirigée par un Munyamulenge. Unianganire mvuge mu Kinyamulenge ko nacyo ndakizi. Mu bijyanye
aspect social. Icyo nabonye ku banyamurenge cyangwa muri Gisubizo en general, ku banyamurenge en particulier, nasanze hariyo rukundo Satani atabasha gusenya. Directement nahise mu muryango umwe muri mwebwe, nahise mu muryango w'abasegege ngabo musegege w'umurodo. Marke. Okay. So, mutwihanganire umwanya kurihuta, reka mvuge ibi bintu bibiri gusa. Abantu benshi bazi ko Ministeri ya Gisubizo ari abaririmbyi gusa, ariko ntabwo ari byo. Dufite amaprograme ane. Dufite programme yitwa Evangelisation na Mission, arizo bikubiye mu izi ndirimbo. Dufite programme ya education, dufite programme ya santé, dufite programme yitwa Social and Economic Empowerment, gukura abantu mu ngoyi z'ubukene no kwihangira imirimo n'ibindi. Ibyo bikorwa byose birakorwa, harimo ibintu byinshi aho. No kuvuga ngo abo mubona hano ari abaririmbyi, hari abandi batari abaririmbyi. Gisubizo nk'uko mwayumvise, documentaire yaciyeho uko babivuze, hari amabranche yari ataravuka. Ubu dufite amabranche 35 n'abanyamuryango 2,000, ntabwo ari igihumbi, ni 2,000 hirya no hino ku isi. Munyemerere mu ncamake gusa mbereke iyo akantu gato kari tayari. Yes, go ahead. Akantu gatoya, simvuga ibyo Gisubizo yakoze ni byinshi kubera umwanya, ariko reka mbereke gusa iyo dushaka kuja. Turimo turatekereza ko mu myaka iri imbere abantu bangana gutya Imana yahagurukije tugomba kuzagira igikorwa fatizo, kandi ico gikorwa cya Gisubizo Ministry Holistic Center. Komeza, go ahead. Kizaba kirimo igice cy'iyobokamana, harimo education, hazaba harimo guhindura ubuzima bw'abantu bakorera ibintu by'iyobokamana, ariko kandi no kwigisha abantu kwiteza imbere mu buryo bw'ubuhanga, cyane cyane IT. Komeza. Harimo igice cya santé, harimo ahantu abaturage bazahurira aho bizaba biri. Komeza. Muri ico rero harimo igice cya mbere kizaba gifite ama office, ntabwo mbitindaho. Ico nico dutekereza gukora mu minsi iri imbere, n'ibiriya bice. Komeza rwose. Harimo igice cya kabiri kizaba gifitwe n'ahantu h'ubuvuzi, ni hariya mubona, tekereza ko bizaba. Komeza. Harimo nanone